bemera mu mabuye y'amakristale rero bakayakoresha bavuga ngo bari kweza ahantu ariko biri spiritual ariko ntago ari iby'Imana. So as I was doing this meditation, the pendulum starts swinging like crazy. Rero ukora meditation noneho icyo bita pendulum kigatangira kuzunguruka. And I was not swinging it at all. Rero nje ntago do you do the I was not swinging it at all. When you do the meditation, that's when it swings. That's it started, right. Iyo ukoze meditation neza bavuga ko icyo kintu cyitwa pendulum gitangira kuzungurira cyane ariko we ntabwo yayikoraga ngo icyo kintu gitangire kimuvinga ubwo no kuvuga ngo ntabwo yabikoraga neza. So I ended up getting connected with an Anglican deliverance group in Texas. Nandi kumwe n'abantu bakora deliverance bo mu torero rya Anglican muri Texas. And through this, gradually I realized how much I had strayed and how wrong I was. Rero kubera kubana nabo bantu nza kumenya ukuntu natandukiriye ndetse n'ukuntu nakoze bibi cyane guconnecta n'iyi myuka. I wouldn't have received a prophecy from a friend, a Congolese friend in Iowa. Sinari kuba narakiriye ubuhanuzi bw'inshuti yanjye muri Iowa about me walking in a village with a walking stick in the Congo serving God. Yambwiye yuko nzagenda ahantu mu giturage muri Kongo nkorera Imana nanjye mfite inkoni ndi kugenda mbwiriza ubutumwa. Thank you. Niriwe, which is good evening. Okay, so this was a little longer than 5 minutes, so I'm going to have to it might be scattered at times, but I wanted to thank you all for hosting me. Ibi biraraza kurenga iminota 5 bampaye ariko ndashaka kubashimira. Especially Ruhunga. Ndashaka gushimira cyane Ruhanga. He and everyone have been so kind to me and gracious. We n'abandi bantu benshi bambereye abantu beza cyane. I'm enjoying the beauty of your country. Nishimiye cyane ubwiza bw'igihugu cyanyu. And the people. Kandi n'abantu. So a little bit about myself. I live in Urbandale, Iowa. Babwiye gatoya kuri njyewe ntuye muri Iowa. I have 2 grown children. Mfite abuzukuru babiri. A son and a daughter. My son's married. My daughter has a boyfriend. Mfite umwana w'umuhungu umuhungu yarashyingiwe umukobwa we afite boyfriend cyangwa se fiancé. You can join me in praying for grandchildren. Ubu ngubu ndi kwishimira abuzukuru. So a little tiny bit about my history. I grew up in a family babwiye gato ku nkuru yanjye nakuriye mu muryango that was kind of full of dysfunction, abuse. Harimo ibibazo byinshi ihohoterwa. My dad thought he could control the weather, so he was involved in the occult. Papa niwe cyane cyane wari ufite uko muri iryo hohoterwa. And to make a long story short, all that led to a life of shame, a life of very much living independently, performing. Inkuru ndende rero nyigize ntoya ibyo byanteye kutigirira icyizere no gukura mfite isoni nyinshi cyane. I tried to separate myself from my family because I was so ashamed of them and just tried to be really good. Nashatse kwitandukanya n'umuryango wanjye kugira ngo ntandukane nabo wenda mbeho neza kurushaho. And then so I got married, had kids, and nashyingirwa mbona abana. Raised them in the church. Bakurira mu rusengero. But I was never really part of the church. Ariko njye sinari ndi mu rusengero cyane. I didn't trust God. I didn't trust people. Ntago nizeraga Imana cyangwa abantu. So I kind of just kept them at a distance, as on the periphery. Hari ukuntu gusa nasengaga ariko ngashyiramo distance sinegere cyane. I made sure my kids went to everything. Nakora kuko nshoboye ngo abana banjye bo babibone. They did Awanas, they did youth group, they did everything, and they knew the Lord. Bakajya mu bintu by'urubyiruko bo bakamenya Imana. But I knew the Lord, but I was very lukewarm. Nanjye nari nzi Imana ariko narakazuyazi. And I was not willing to sacrifice for him. Ntago rero nari niteguye kwitanga kubw'Imana. So when I was about 38, I started this group from healing from sexual abuse. Ngize imyaka 38 ntangira groupe y'abantu bashaka gukira kuba abantu bagize ihohoterwa kugira ngo begerane babashe gukira ibikomere byabyo. And it was great. I grew, I matured, I was less judgmental, really became more Christ-like. Byari byiza dutangira natwe kwitoza imico ya gikristo. And then Satan attacks. Maze Satani nawe aradutera.
And because my roots were so shallow, kubera ko rero imizi yanjye itari ikomeye, I let him come and snatch those seeds. nanjye ndamwemerera izo mbuto arazitwara. Instead of, so as I grew and became more mature, instead of like embracing the church and seeing its fallen nature, uko nakuraga aho kugira ngo nkunde kuguma mu rusengero, I did what we call in the U.S. as throwing the baby out with the bathwater. nakoze icyo twita muri USA ngo gukura umwana ukamujugunya umuvanye mu mazi yo koga, Which means I threw out all the good stuff along with the bad. nakoze icyo bita throwing the I baby, threw the good stuff out along with the bad. najugunyaga byose ibyiza n'ibibi by'itorero, sinatandukanyaga ibibi biri kubera mu rusengero ngo mbitandukanye n'ibyiza, ahubwo byose nabyangiye hamwe. So I ended up leaving the church, ubwo rero nahisemo kuva mu rusengero, which kind of, long story, left for about 15 years or so. nk'imyaka 15 cyangwa 17. And then I started getting interested in natural healing. ntangira noneho gushaka gukira noneho by'ukuri. So one day I picked up a $7 pendulum. umunsi umwe nafashe ishene igura $7 And was clearing my chakras, which is an energy thing. the essence Chakras. chakra. It's an energy work thing. I really didn't know much about it, to be honest. It was kind of a dumb move. ni ibintu by'abantu bemera ibintu by'imyuka, aho bo bemera ikintu bakora nko gu cleansinga cyangwa se ku kweza, ariko bakoresheje icyo bita bemera mu mabuye y'amakristale, rero bakayakoresha bavuga ngo bari kweza ahantu, ariko biri spiritual, ariko ntago ari iby'Imana. So as I was doing this meditation, the pendulum starts swinging like crazy. rero ukora meditation, noneho icyo bita pendulum kigatangira kuzunguruka. And I was not swinging it at all. rero nje ntago do you do the I was not swinging it at all. when you do the meditation, that's when it swings. That's it started, right. iyo ukoze meditation neza bavuga ko icyo kintu cyitwa pendulum gitangira kuzungurira cyane, ariko wowe ntabwo yayikoraga ngo icyo kintu gitangire kimuvinga, ubwo no kuvuga ngo ntabwo yabikoraga neza. So to make a long story short, within I started talking to the spirits. ntavuze byinshi rero natangiye kugenda mvugisha indi myuka. They said they were spirit guides. bavuga ko ngo ni imyuka iyobora. And within a couple days, I went from talking to them on my hand to them being in me. rero mu minsi mike yamva mu kuvugisha iyo myuka, noneho itangira kumbamo. And from then on, awful things have happened. ibintu byinshi bibi rero byarabaye. I am currently oppressed by probably 70 demons or so. icyo gihe nayo ifite nk'abadayimoni byibura 7 muri jye. I'll get to the good stuff. reka ngere ku nkuru nziza ko ibyo ngibyo biteye ubwoba. They constantly yell and chant. They judge every thought or movement. They can make me sick. bashobora gutuma urwara, bashobora kugushekinga cyane cyangwa bakagucugusa cyane, uba wumva utameze neza muri wowe. They constantly tug and pull on my neck. You'll see me doing this a lot because they're burning me and hari pulling and tugging. baguteza kuba wakikora ku ijosi cyangwa kwikurura cyane, niho mpamvu rimwe na rimwe ushobora kumbona nakurura gutya ku ijosi. At the time, I had a really good job with the state. mfite akazi keza muri guverinoma. I managed a local office, state agency office, and I ended up losing that job because of this. ako kazi rero ndakabura kubera ibyo bintu. They take things off my calendar, bakuraga ibintu kuri gahunda I mfite. sent emails I didn't know I sent. nkohereza nk'ama-email sinibuke ko nayohereje. At one point, my voice was so impacted that I don't even know how to explain it. It wasn't a voice, but I would avoid meetings and meeting with staff and stuff. nageze ahantu noneho n'ijwi ryanjye ritangira kubura ku buryo hari inama zimwe na zimwe ntajyagamo. My eyes would be, I couldn't focus and read, and this is during COVID when everything was virtual. I couldn't hardly be on. sinashoboraga gusoma, kandi iki gihe cyari nko muri covid, aho ibintu byose byari biri kubera kuri Zoom n'ama-meeting ya gutyo. So originally, at that point, I left the church, so I started seeking alternative means to get rid of these, what they called negative entities, which was a bad move. icyo gihe rero kubera ko nari naravuye mu rusengero, nashatse izindi nzira natandukanya n'aya madayimoni cyangwa se iyi myuka mibi. And finally, after maybe several months, I realized they came in through the occult. They're not going to leave through the occult.
nasanze rero uko byaje bitari buze kuvamo byoroshye muri jewe. So I ended up getting connected with the Anglican Deliverance Group in Texas. Nari kumwe n'abantu bakora deliverance bo mu torero rya Anglican muri Texas. And through this, gradually I realized how much I had strayed and how wrong I was. Rero kubera kubana nabo bantu nza kumenya ukuntu natandukiriye ndetse n'ukuntu nakoze bibi cyane guconnecta n'imyuka. I realized that like the parable of the prodigal son, rero naje kumenya nka wa mugani w'umwana w'ikirara, after living a life of sin, maze kubaho ubuzima bw'icyaha, only did you lose everything, so much so that he was willing to eat what the pigs were eating. iyo nawe nkuko yabuze byose kugeza aho yifuje gusangira n'ingurube. And then he finally humbled himself and decided to return home. Nyuma yaho rero niho nawe yicishije bugufi ashaka gusubira mu rugo. I too realized nanjye ubwanjye how prideful I'd been, how far I had strayed from my heavenly Father. Nabonye ukuntu naragize ubwibone bwinshi nkava kure y'Imana ariyo data. I too was humbled and ran into the loving arms of my heavenly Father. Nanjye ubwanjye nca bugufi maze nirukankira mu maboko ya data. He put his best robe on me. Ariwe wanyambitse. Gave me a ring. Kandi ampereza n'impeta. Shoes on my feet. N'inkweto zo kwambara. And he brought the fattened calf. Kandi ko atangana cya gitambo. And some fufu. Azana yica umwana yica ikimasa ndetse azana n'ubugari. And some cassava leaves. Azana ndetse n'isombe. And celebrated with me when I returned home. Maze ngeze mu rugo turacelebra. I saw my need for Christ. Yo. And I returned to him. Nagarukiye Yesu. And so eventually I got connected with Pastor Eugene with Shalom. And that's how I met Pastor or Bishop Masengo. Nyuma yaho rero naje guhura n'undi mupasiteri wampuje na Pastor Masengo. And then got baptized again. Niho nongeye kubatizwa. And I just want to say I have been so welcomed by that church and this church. I just love the Congolese and Rwanda, Eastern Africa cultures. Ndashaka kubivuga yuko iryo torero ryamuje na Pastor Bishop Masengo ryanyakiriye ndetse nawe ubu ngubu biranshimisha cyane. And I love the way you worship. I love the prayer meetings, the very, very, very late night prayer meetings. Nkunda ukuntu muramya, nkunda ukuntu mutinda gusenga mugataha bitinze cyane. Which is in American is an adjustment, but kandi muri Amerika nabo bari kugerageza kubyiga. And through that church I met not only Bishop, muri urwo rusengero nahuye atari gusa na Bishop, but it's also where I connected with Nshudi Yanje Nkunda Pastora Elia Nkunda Kande Akaba Data Wanje Wo Muka. Niho yanahuye n'abo bantu amavuze mu mazina. I hope I just said my dear friend Pastor Elia, whom I love and is my spiritual father. Did I say that? Can you repeat, please? I hope I just said my dear friend Pastor Elia, Ndizera ko navuze amazina yabo neza. whom I love and is my spiritual father. Elia ariwe nkunda cyane kandi akaba n'umubyeyi wanjye wo mu mwuka. Is that what I said? Yes. Oh, good. I have been blessed to work with so many people for deliverance for the past 3 years. Nahuye n'abantu bamfashije muri urwo rugendo rwa deliverance mu myaka ishize. And I'm so glad of all the prayer warriors that desperately pray for me. Kandi ndashimira Imana kuba inginzi banyingingiye bansengeye. And I know that just like the fig tree, kandi nzi neza yuko nk'umugani w'umutini w'igiti cy'umutini that Jesus cursed, icyo Yesu yavumye, it just took time to die. nafashe umwanya nanjye ndapfa. Jesus killed it at its roots. Yesu yishe icyo cyari kiri muri jye. And I know he has beaten Satan. Kandi nzi neza yuko ubu ngubu yaje muri njyewe. I've deepened my relationship and ubu ngubu ndi muri relation yanjye n'Imana cyane. Living righteously. Kandi mu gukiranuka. And it just takes time. Ndabizi ko bitwara umwanya. Branches and leaves. Kugira ngo haze amashami, haze n'ibibabi. Doesn't exactly work, but the fruit from figs, even no though kugira ngo haze n'imbuto. So, you know, as awful as this experience is every day, there's a lot of joy in it. Hari ibyishimo byinshi nubwo bwose uru rugendo ruba rutoroshye ariko harimo ibyishimo byinshi muri uru rugendo. For one thing, I wouldn't be on my way to heaven.
ndabizi neza ko ndi mu nzira igana mu ijuru. I doubt I would have returned to Christ. I was living a very comfortable life. I was perfectly content. Nari ndi mu buzima buri aho ngaho nishimiye ibyo nari ndimo, And I've been blessed by so many miracles. ariko nahawe umugisha n'ibitangaza byinshi. I've been healed from food sensitivities of gluten and wine, which when I was attending the Anglican church, they used real wine so that I could take communion. hari ibiryo ntaryaga, hari nk'ibyo batangaga mu ifunguro ryera ntashoboraga gufata, ariko ibyo ngibyo byose Imana yarabinyijije, ubu ngubu nshobora kubifata. And I know that's why God healed me. Kandi ndabizi neza ko Imana yagiye inkiza. Myself and others have been blessed with messages and visions about God for my deliverance. One friend, Njye n'inshuti zanjye twagiye duheshwa umugisha n'inyigisho nyinshi twagiye duhabwa n'iyo timu yadufashaga muri deliverance. one friend was reading the story of the woman who bled for 12 years. Hari umuntu wari uri kutwigisha ku nkuru ya wa mugore wari ufite uburwayi yaramaranye imyaka 12. And in her mind, I became that woman, and Jesus healed me in an instant. Hari igihe nanjye nabaye nk'uwo mugore maze Yesu ankiza ako kanya. I just hope I don't have to wait 12 years. Ndashima Imana ko ntategereje imyaka 12. So, let me go, skip here some stuff. Reka ngira ibyo nsimbuka. But this has also been the toughest season of my life by far. Iki rero cyanabaye n'igihe gikomeye cyane mu buzima bwanjye. The torment is 24/7, every second of the day. Iyo myuka iragutormanta cyangwa ikubuza amahoro, ikubuza amahwemo. I fear losing the new job that I'll be starting soon because it's dependent on using my computer, and they shut my mouse off, they do all sorts of stuff with the computer. Hari igihe biba bikimutera, ubu ngubu rero hari igihe atinya yuko n'akazi kandi yagiye abona ashobora kongera kukabura. And one thing that really breaks my heart is my grown kids Kandi ikimbabaza n'abana banjye bakuru initially seemed very open to what was going on, but as it's gone on longer and longer, their hearts have hardened. bigitangira bari bishimiye kumfasha muri urwo rugendo, ariko uko bigenda bitinda usanga nabo bibagora. Just they think it should have been done by now if it was from God. And Baba bumva niba ari Imana yankijije kuki bitahise bishira burundu ngo nkire koko. but I'm determined to keep the faith Ariko mfite kwizera muri urwo rugendo and pray that God will reveal the truth. kandi gusenga ko Imana izahishura ukuri. But without this, I wouldn't be standing in front of you today Ariko ntafite ibyo sinari kuba mpagaze imbere yanyu iki gihe, in the beautiful country of Rwanda cyangwa se ndi muri iki gihugu cy'u Rwanda amongst beautiful people sharing about what God is doing in my life. mu bantu beza mvuga iby'Imana iri kunkorera mu buzima bwanjye. I wouldn't have received a prophecy from a friend, a Congolese friend in Iowa, Sinari kuba narakiriye ubuhanuzi bw'inshuti yanjye yo muri Iowa about me walking in a village with a walking stick in the Congo serving God. yambwiye yuko nzagenda ahantu mu giturage muri Kongo nkorera Imana, nanjye mfite inkoni ndi kugenda mbwiriza ubutumwa. It is funny how God, things come full circle. Biratangaje uburyo ibintu by'Imana bizenguruka bikaza kugera aho byatangiriye. As a child, I used to dream about serving in Africa, not necessarily God, but building, saving the world basically. Ndi umwana nashakaga kugira uko mfasha muri Afurika. And now, who knows at 58? None ubu ngubu ku myaka 58 n'ubundi niho ndi. So, just as Paul in Philippians 1:12 said, I want you to know, my dear brothers and sisters. Nko mu Bafilipi igice 1:12. 1:12. Nko mu Bafilipi igice cya mbere umurongo wa 12. That everything has happened to me here has helped to spread the good news. Ko Pawulo avuga ko ibintu byose byamubayeho kugira ngo bwamamaze inkuru nziza. For everyone here, including the whole palace guard, knows that I am in chains because of Christ. Kubera ko Pawulo yarari n'abandi bose bari bamuzengurutse bari bazi yuko ari kuvuga ubutumwa bw'Imana. And because of my experience, most of the believers have gained confidence and boldly speak God's message without fear. Okay, so even though my daily experience is difficult, I live in joy. Rero nubwo ibyo ncamo bidashimishije ariko mfite ibyishimo. I have a full life. I know that God is using me to share my testimony. Mfite ubuzima kandi nzi ko Imana iri kunkoresha kugira ngo namamaze ubutumwa bwanjye. A few more things. I really want people to know about spiritual warfare. Ndagira ngo abantu mbabwire ku ntambara y'umwuka ho gatoya.
my situation is extreme, but I hear every little taunt, which is constant. I feel every time they move my body. Njye rero kubera ko nagize experience niyo myuka ikomeye cyane ndabyumva iyo bari kuzenguruka muri jewe. And I feel like God wants me to share that Satan is everywhere. Satan impacts us so much more than we realize. Kandi ndumva Imana ishaka ko nsangiza abantu yuko Satani arahari kandi aduteza impinduka kurusha uko tubitekereza. Just a reminder, we are fighting a spiritual battle. Tugomba kwibuka rero ko turi kurwana urugamba rw'umwuka. And then, on the other hand, it's good to be aware of that. But more importantly, remember we already have the victory through Christ. Tugomba ni byiza kumenya ibyo ngibyo ariko no kumenya yuko dufite ubutsinzi muri Kristo. We have authority over evil. Dufite ubutsinzi kurusha ibi cyangwa se umwijima. So remember what Stacy said last night. Twibutse rero ibyo Stacy yatubwiye ejo nijoro. Let the kingdom come. Ko ubwami bw'Imana mu bureke buze. And just like the song, if anybody knows this, sing it with me. But Father, let your kingdom come. Niba hari umunizi iyo ndirimbo yayiririmba. Father, let your will be done. Datureke On ubwami bwawe earth as it buze. is in heaven. Kandi ugushaka kwawe kube mu isi no mu ijuru. Father, let your will be done. Datureke ubwami bwawe buze. Father, let the kingdom come. Ureke ubwami bwawe buze. On earth as it is in heaven. Ureke gushaka kwawe kube mu isi nko mu ijuru. Right here in my heart. Nahangaha mu mutima wanjye. Mirakoze. Thank you so much. Amana Aguhe Umugisha. May God bless you.